Njyewe iyo izo video ntago makana ko nari nzifite. Ufite impano irenze imwe. Ingenzi nuko nawe iyo mpano ugifite. Na Pazo twarakoranaga kandi ndabana. Yego. Noneho ariko nza kugira igitekerezo ndamubwira ati rero Pazo. Ndifuza yuko watangira gukorana ariko nawe wibera mu mvumo yawe kugira ngo ukontorore ibintu byawe neza nanjye nkontorore ibintu byanjye neza kurushaho. Yego. Ndicara ariko ndavuga ati kuhita mbikora gutya n'ubu nago nabikora gutya ngenda mwicaza nyine turaganira ngo ati rero ngiye gushakira 500. 500 bitari ku mafaranga twavuganaga nyine. Yego. Ndangije ndamubwira ati ariko muri ibyo 500 ngenda banguhaye 300 noneho biraka bibiri dufite imbere nzakuramo 200 nyaguhe. Yego. Ariko mbise nanjye nsure bikunde mpumeke. Mbone urumva ngewe nifitiye famille suzi ko se mfite umuryango. Yego. Noneho arambwira ati hoya ntago nagenda utayampaye ngo ugomba kuba kwanza ndava hano yampaye. Ngaho wari waramurongoye se ari umugore wawe? Hoya ntago ari umugore wanjye kabisa. None se noneho ndamubwira ati shuwa man ubwo surampanikisha gutya kubera iki 300 wawe yafashe ko desa sizigaye ko nta n'ibyumweru banaga mu buhe buryo mwafatanyaga kwishura ghetto. Nari mfite ikibazo cyo kuba nta telefone nari mfite. Yego. Nari mfite yari yarapfuye ariko mbona afite 13 Pro Max adafite ikintu akoresha. Ndamubwira ati rero ngwino twibanire. Rangije nyine turakora akajya afata challenge noneho nyine tubana byeruye. Waramufashe no kuvuga ngo umumovinga ini kubera iPhone 13. Urumva yabaga namusanze kwa Didiman nyine kabona neza iPhone 13 ye yatumaga abona aho kuba. Oya wijyaho njyaho gucyo reka mvuga ukuntu byari bimeze. Yego. Noneho ndamubwira ati ngewe nzajya nkumenyera megabyte ninjya no gushopinga imyenda nzagushopingira nawe. Guhereze n'10% ku byinjiye. Ubwo niba twinjije miliyoni ndaguhereza 100 uya saving. Noneho ngewe nsigare nkurikirana iby'inzu, umuriro, amazi, ibyo kurya, umukozi. Turakorana gutyo noneho kugira tugeze muri arena rero byahise biba ngombwa yuko twimuka ahantu twabaga i Nyamirambo twigira ahandi hantu mu nzu nini. Yego. Tugeze mu nzu nini rero nahise muhereza room yiwe. Mbere twararanaga aho mwabaga i Nyamirambo? Mbere twabaga mu nzu ifite salon n'icyumba kimwe. Twararaga ku buriri bumwe. So twimutse rero nibwo naje kugira igitekerezo navuga ati nyamara kuno rero ibintu bimaze kugenda neza nkomeje kwishinga kakavuyo nabigwamo reka nizanire urukundo twibanire hama andusho kunkontorora apana kwijugunya mu bintu. Yego. Urabizi nawe so bizi si by'abahungu. Yego. Araza turabana ariko urumva madamu ngiye nta kintu nigeze ambwira ariko ngiye nagezeho mbireba mbona madamu wawe yaraje murabana? Yego. Yego. Bigeraho noneho mbona ariko na Pazo mubana? Yego. Bivuze ngo babanaga mubana mu cyumba kimwe na Pazo afite icyumba cye? Yego. Inzu yo yari nini cyane yo twimukiye yari nini uburyo ki yari afite space yiwe. Nanjye mfite space. Ubwo haciye hagahe ariko nkabona turi gukorera amafaranga pe ariko ntangira kuvuga ati noneho Pazo niba bino bintu twarabigezeho ndashaka we ikure mu mutwe yuko tugiye kujya gufata challenge atari cyo kintu noneho
ndamwicaza ndamubwira ati Pazo ukwiye kumenya kwambara neza kurushaho wikuremo umuduta nubwo nkuruta ugiye kunduta kuko ubu ngubu urampagarariye mu myambarire mu mivugire mu migendere abo ugendana nabo ubahindire kugira ngo tutagetinga ibiraka binini nta muntu uzaduha ibiraka binini abona tujagaraye wirirwana na sorti na Didimani niko byumva nibo bajyanama turabiganiraho noneho aza kumbwira ati rero ya mpano urumva ntago ngiye nasubira i Nyamirambo kuba kwa Petit Frere birasaba ko nikodeshereza inzu yanjye noneho nanjye nyine nangira ubuzima bwanjye ndamubwira ati okay naribi ndamubwira ati se nagufasha iki nyuma yarambwira ati rero na washaka amafaranga uma atari ku mafaranga uma nyine yo ku ruhande kugira ngo disuganye nimuke nanjye niterera hejuru ngo ati nzaguha 300 ntari atoya 300 nta kintu yamarira usama 500 rero namubwira ati rero 500 kwita nyaterurira rimwe byangora nawe urabibona ukuntu ubuzima bumeze 500 kwita nyaterura nkayaguha naba ngwaye ikiraka cyose ndavuga ati byibura nzaguha desa mawe 300 nzaguha 300 ande desa nyaguye mu kindi kiraka yego arambwira ati ntaribi tuza kujyana ku Gisenyi tujyanye ku Gisenyi ariko nza ku umuproducer wankorera indirimbo aza kumpamagara arambwira ati wowe ya mpano ntabwo ujyuma amafaranga wateye imbere none ntabwo wigeze uhindura umushahara kumpa ugomba kunyongeza amafaranga producer wawe yego ariko ibyo bibaye yuko nyuma yaho ubwiriye Pazo ngo aguha umwanya n'umuryango wawe nawe agiye gushaka haba oya ibyo yari introduction none nahereye hasi byimbitse yego ibyo nabyo ndabigeraho nanone noneho amaze producer amaze kujya ambwira gutyo ariko nkajya numva umuntu wamugiye mu matwi ni Pazo no Pazo za kumwicaza ndambwira ati ariko se Pazo tekereza ushobora kumubwira yuko dukorera amafaranga guhera mu kwa mbere yego twabonye ibiraka mu kwa kabiri ukwa gatatu ukwa kane nta biraka twagize wowe ubwawe ni wowe nitumiraga kuri banki kubikuza mu by'ukuri ubona amafaranga twakoreye atarashiriye mu kuyajya muri ayo mezi yose aciyeho nta biraka tubona yego noneho ikimbabaza nawe akishyira mu mwanya w'abantu bumva yuko mfite amafaranga kandi tubana kandi nta naho muhisha nkavuga se uyu musazi ubu ntabwo ubona yuko koko amafaranga tuyakoresha ko ntaho muhisha ko umutuma kuri banki uko ubuzi balance isigaye umva buryo twabanaga n'umubare w'ibanga wa telefone yarawuzi arangije arambwira ngo hoyanga ubugomba ngo kubishyura ndamubwira ati nimbishyura rero ibintu hano bizapfa uko tubayeho bizagabanuka nibwo rero igitekerezo cyaze tamubwira ati okay niba ubona ko mfite amafaranga nanjye kugira ngo wumve ko mfite amafaranga ngiye kukwereka ibintu tugiye gukora tugiye kukuza akazi kacu ujye kwiyishyurira inzu nanjye nisigarane noneho niba koko ubona ko kakazi kavamo amafaranga menshi ubwo kazavamo amafaranga gutunga kavemo n'amafaranga kwishyurira inzu ndanakongerera amafaranga naguhaga niba naguhaga 10% ndaguhereza 20%. Uko hari ibintu ubwo bigiye kumvaho Pazo turabyemeranywaho umunsi wo kugira ngo rero ibyo bintu tubikubiganira noneho twabikuyemo kuba ari igitekerezo tugiye kubishyira mu bikorwa nibwo namubwiye ati rero Pazo ngiye kuguha 300 noneho 200 nzayaguha ariko umbabarire ume space nanjye ntekereze kubera yuko iyo kuri hano urambyiga ntabwo nsura ngo bikunda birumvikana turakumva turabana bakuru birumvikana kuri wese banga arabyandastandinga arangije arambwira ati hoya nta kibazo noneho kugira ngo mpave nugo ugomba kumpereza 500 byuzuye nkava hano mbifite ubwo niba cyuzuye nta kintu tuvugana
ndangije hita mbaza Pazo ndamubwira ati ariko Pazo wibuka yuko ayo mafaranga ndi kuguha atari ideni? Turi kubyibuka neza ko ayo mafaranga atari ideni ahubwo ari favor kugira ngo nawe udasubira mu buzima wahozemo ahubwo uhita ukodesha yawe. Nza ati yego. None se waretse kutuma nkaho mpanikisha ko nzi yuko 300 birakunda kubintu kwa twabaze ko bikunda, waretse kumpanikisha ahubwo ugashyira mu gaciro nawe kejo bundi muri weekend dufite ikiraka ko nzagwa izo desa zisigaye uri kunsariza iki? Urarinda utuma nkora mu mafaranga ngiye kwishyura nzi ngo nyaguhe. Ubwo rero ntabwo nkwiye gusohoka muri iyi nzu ngo rindira icyo kiraka kirangire mbone kugenda. Mbona byabaye intambara. Nahise ninjira mu nzu fata telefone, ubwo nahise mwohereza 200 yari asigaye. Arangije tambwira ati mu gitondo ndagenda. Ubwo buzinduka mu gitondo haba umuganda. Nabyuka mbona aracyahari ndamwihorera ngigeze nko nimugoroba mbona ahamagaje umushoferi wadutwaraga araje ashyiramo varisi aragiye atanansezeye. Hadaciye iminsi 3 nagiye kubona mbona ndi kumwe na papa cyangwe screenshot z'amavideo ngo nambaye ubusa bazohereje papa cyangwe. Ndavuga ati reka mu mutwanye nahise mvuga ati umuntu izi video umuntu wagiraga access muri telefone yanjye ni Pazo. Yego. Ubwo Pazo ni wizi video uzitanze. Pazo mpamagaye nsanga yamborotse. Nibwo namwe nahise mbona live icikikanye ndavuga ati sizi video. Noneho njyewe izo video ntago makana ko nari nzifite, ariko mu mezi nari narazisibye muri telefone yanjye mu mezi nka 3 yarashize. Kumba ubwo Pazo we izo video yari yarazisavinze kuri telefone yiwe. Batangira kumwohereza n'izindi screenshot z'amavideo ye. Urumva umuntu telefone umuntu amabanga menshi abarimo. Sanga telefone yafashe kopi ya telefone ayimurira muye. Nuko rero byagenze birangira bibaye gutyo nyine. Nukuvuga ngo niba numvishe neza ibiriya bintu yafashe Jesus Christ. Yafashe telefone yawe ayikorera kopi muye. Yego. Hanyuma kubera ko kubera ko YouTube no kumpostingira ama video email yanjye yari iri muri telefone ye. Yo. Ubwo Google Photos ya rero niyo ushyizemo email ibintu byose biri muri kuri email bita amafoto ahitazaho. Ubwo bishatse kuvuga ko nyine kubera ko yari afite login za email zanjye ibintu byanjye yari abifite. Nuko byagenze. Pole sana. Ugomba kumenya ntabwo as long video yagize access kuri telefone yawe, kuko gufata video na bira bintu twabonye ngiye bya ibora narabibonye ndapfusha bora ibintu ntashobora kugira, hari ibintu ntashobora gushyira hanze, hari n'ibintu ntashobora kugira abantu. Wigeze ubona bivugaho nabinyuraga hejuru nuko ndapfusha. Nyuma yaho waje kuganira nawe cyangwa byarangiye uko? Byarangiye gutyo ngewe rumva nabuze ikindi kintu mvuga. Nahise mbase uyu muntu ubundi ndavuga biki nawe ubundi ko ntabwo wagiye kwishinganisha kuri RIB. Wagiye kwishinganisha kuri RIB. Urabibasobanurira. You are safe. Ibintu bimeze fresh. Nukuvuga ngo hagize ikintu kijya hanze kiguharabika ibyo yabigize cyabahita bamuzirika. You're good. You're good. Naho telefone twese zacu zose urumva ibintu birimo biteye ubwoba ku buryo udashobora kugira biramutse igiye mu ntoki z'undi muntu bikajya hanze. Na chat zanjye nawe n'izundi wari we wese ntabwo ari izo kujya ku karubanda. Hari ibiganiro biri hagati y'abantu babiri, telefone bibitse ibintu byinshi. Niba yari express akorera copy ariko se ya mwana tugarutse gatoya kufite impano irenze imwe. Oya ujye wibijyamo. Icy'ingenzi nuko nawe iyo mpano ugifite.
iyo mpano nawe urayifite, nta muntu utagira iyo mpano keretse umuntu nyine urwaye. Ikintu rero urukumva biriya ni ikintu gishobora kuba inkoni zagukubita igihe kirekire aya masaha uramutse utabivanye mu nzira. Ugomba gutanga ikirego, biriya bintu bikagira agategekwa kubivana muri telefone n'ibintu utibuka, kugira ngo bitazaba naho yabisakaje bikavuye, kugira ngo bitazaba inkoni zagukubita. Kuko kwiteza imbere, uri umuhanzi ufite impano, ejo uzaba successful, biriya byajya bigaruka bikagukubita bikakubuza amahoro. Ejo uzakora umuryango n'iki biriya byaba inkoni. Twese biriya bijya bitubaho. So ariko kubera iyi nkubiri n'izi telefone zo muri ibi bihe usanga zitubera baria. Hari abasaza birirwa bishyura amafaranga ya buri kwezi kugira ngo ibintu byabo bitajya hanze. Urumva, abantu bose ntabwo bafite imitima imeze kimwe, siko bimeze. Uzajya mu rukundo, madamu ashobora kutabyakira. So agomba niba ari umuntu mwabanaga, nk'uko bidusobanuriye, telefone yawe yarayigizeho access nk'umuntu mwabanaga, ntabwo biriya bintu agomba gutegekwa completely, ariko kubisiba bitari ibyo izaba baria, izaba inkoni gukubita. Giye natamanje gutekereza ko ari plank wenda ufite indirimbo ugiye gusohora, ariko niba atari indirimbo ugiye gusohora bisa nabi. Kandi nyine buriya niko abantu bagira bahubuka. None se buriya dushobora gushwana muri iyo minota ngahe, uri kubyumva? None se Pazo si inshuti yawe, si inshuti yanjye, si inshuti ya n'abandi bantu, si inshuti. None se byagenze gute wowe ni gute umuntu mwabanye mu nzara wageze mwabonye ibyo kurya ugamutumura mu nzu? Ntabwo icyo kintu ntabwo Nyamirambo mu Kavumo, ugeze ku Gisozi, utuye he harya ubu ngubu? Kanombe. Ubonye amafaranga, wegereye ikibuga cy'indege, uri hafi kujya muri Amerika, wegereye, uzagenda erega na Irene yagiye muri Canada, agezeho baramwirukana, ariko yagiyeyo, nawe uzajya muri Amerika. So urukumva, niba mwarabanye mu Kavumo i Nyamirambo, kuki wageze Kanombe ukamutumura mu nzu nini kandi mwarabanye mu kazu gato? Umva nkubwire rero, cyangwa batangiye kubashinja ubutinganyi, ariko usanga ni kubana n'umugabo mu nzu mugenzi wawe. Numva nkubwire ikintu, buriya niko abantu rero ntago bajya bambera abandi ari menshi, ntarenga amezi 6 tumenyanye nawe. Ariko nawe wizera vuba. Umuntu umenye mu mezi 6 afata telefone yayigiraho access buri kintu kimwe. Ukuntu byagenze, sinakubwira twahuye, ngiye telefone yanjye yarapfuye, biba ngombwa yuko ibintu byanjye hafi ya byose bikurikiranira muri telefone yiwe. Amakuru avuga ko se Pazo yashaka kurya umugore wawe, ibyo byaba bifitanye isano n'ukuri? Oya, agari byo. Nase ni gute umudamu yari gutungwa n'abagabo 2 mu nzu, abana n'abagabo 2 mu nzu, umwe atari uwe? Wari ufite rezo ahantu naho ubundi inzu ukuntu yari setinze, nta hantu byari bihuriye. Ikintu nanze ni ukumva yuko mfite meze nk'ufite kampani. Buriya mwari mufite dushe imwe? Wapi, byari bitandukanye cyane. Mwahuriraga mu gikoni? Twahuriraga muri salo. Ngahibaze rero madamu yagiye kureba ka televiziyo, wagiye muri studio, Pazo nawe akabyuka yambaye box, agasanga madamu mu gatenge, yayimushinga ko yayimetarikosha. Warebye kure. Ni isomo ry'ubuzima, trust nobody. Ntabwo ugomba kugira wigira access ibintu byawe by'ibanga, abantu ni babi, umuntu yakurimba yakukunkumura. Ntabwo yampano yigeze niri na rimwe, ariyo mpamvu nshaka kushishikariza no kubwira buri wese uri hano, kakubwira ko yampano ni victime, yampano yaragambaniwe, arandarikwa, araharabikwa. Ibi ngibi ndashaka kugira ngo abantu mubyumve. Inkuru yamaze kugera hariya, ariyo mpamvu navugaga ngewe uyu mujene naza no kumva iki kiganiro amenye ko ibi bigomba kumukomeza, ntibimuce intege ngo bumve ko arangiye. Uyu mujene, amakuru mfite angezeho nonaha mu kanya, nuko yampano ibi ngibi batari buze kubyihanganira, agomba gutanga ikirego. Ibi birego ahubwo turi kwibaza biraza gufata abandi. Yagiye kurega nde? Yagiye kurega abandi.
igihe cyanditse ibinyamakuru byose byanditse mutapingi iyi video bayitayiminze igihe cya nyaco. Hano biraza gufata umwe mu bantu b'ibyamamare ndi kumubona hano hasi, bivugwa ko akoresha account y'uwitwa Devota. Ni Devota ninde? Uyu muntu ukoresha WhatsApp isakaza amashusho y'urukozasoni, ngo niba ari Devota niba ari inde. Muramuzi, mujya mumwumva? Bamwita nde? So uyu ura mukobwa so turanyumva? Ndakumanura. Ndigukumva. Ura mukobwa bamwita nde? Ni Devota ni Odeta? Uwe? Umukobwa usakaza, umuntu ufite wiyita Odeta. Odete. Uwo Odete rero biravugwa ko uyu nguyu ngo acuruza amashusho y'urukozasoni. Urumva?